amategeko y'Uwiteka uwo muntu uhirwa niyo yishimira ku manywa na nijoro. Ayo mategeko n'ay'Imana ni amagambo meza, ni amagambo Ashimwe inshuti mukunda kudukurikira kuri channel yacu nshyashya Promise Gatatu TV. Turabasuje tubifurije neza y'Imana muri bino bihe turimo. Imana ikomeze barinde kandi bakomeze. Nakiri umukozi w'Imana Jose amakuru. Ni meza. Ngwaye kare kuri channel nshya bayita Promise Gatatu TV n'isezerano. Yego murakoze. Yego ushaka kwibwira abantu badukurikiye? Murakoze, Imana ibaha umugisha. Nitwa Yezu Jose. Nkunda gukorera Imana, nkunda gusenga, nkunda no gusenga Imana. Amazina ni yayandi ni Yezu Jose, ntago yahindutse, ni yayandi ku bantu bakunda gukurikirana mugenzi cano, niho abantu benshi bakunze kumbona. Ariko ubu ngubu wasanga tugiye ne ku yindi cano, tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ariko reka dutangiye dusenga tubiragiza Imana kuko byose ari Imana ibitanga. Imana Data twese mwiza, Imana ikomeye cyane, Imana y'urukundo, Imana yacu bwite, Imana yaturinze tukiri mu rusoro ndazaba mama. Ubwo benshi bifuzaga ko tutavuka, ubwo benshi bifuzaga ko tutakura, ariko ukuboko kwawe kwiza kwarahagaragaye, turavuka, tubuko tuburunkunguku, tubinkumi, tubabana batoya, tuburubyiruko, none twabaye abagore. Turagushimiye. Hari n'abandi benshi bagiye urinda mu buryo butandukanye, ibyo nubihereye gushimwe, ibyo nubibyamamarizwe kuko uri Imana ikomeye kandi urimagira neza. Waduhaye kuvuga ubutumwa bwawe n'ahantu na hamwe dutangiriye, kuko mwami Imana turi kiri muri zambata z'ibyaha, ntago twari dufite kwinagambura, ntago twari dufite kuvuga, ariko kuko wadukuye mu ibata by'ibyaha, iyo ngiyo nibyo cyatumye mwami Imana tuzi imbere y'amaso yawe. Wavuze ngo tuzagera imeza yawe kuko tuzaba twejejwe. Mwami Imana twaje imbere y'ameza yawe, nuzubane natwe nuzudushyikire. Amen. Ni karibu, Imana igushyikire. Tugiye gusoma Zaburi. Abantu benshi barayizi. Igice cyawe ni icya mbere, umurongo waho naho ni uwa mbere. Yego, reka Fabrice adusomere ijambo ry'Imana. Yego murakoze. Some mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusoma Zaburi ya mbere, umurongo wa mbere. Ni Zaburi nziza dukunda, turayibatuye muri bino bihe no mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Yego. Some mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni ya Dawidi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, nticarane n'abakobanyi. Aleluya. Ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo kandi nticarane n'abakobanyi. Ijambo ry'Imana riko ritubwiye ngo hahirwa udakurikiza ngo imigambi y'ababi, ngo kandi nticarane n'iki n'abakobanyi. Rero ijambo ry'Imana tuvuga ngo hahirwa wa muntu uticarana n'abakobanyi, hahirwa wa wundi udakurikiza imigambi y'ababi. Nimba uhirwa wikurikiza imigambi y'ababi, nimba uhirwa wikurikiza amakobanyi, wowe hahirwa wowe umva kurimo guhirwa kuko udakurikiza iyo migambi yose. Wowe nimba umva kurimo guhirwa wumva kuri kumwe n'izindi mbaraga zidasanzwe. Komeza. Tugiye gusoma umurongo wa kabiri. Ngahuga amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Ngahuga amategeko y'Uwiteka niyo yishimira. Aleluya. Wa mategeko y'Uwiteka uwo muntu uhirwa niyo yishimira ku manywa na nijoro. Ayo mategeko n'ay'Imana ni amagambo meza, ni amagambo ahumuriza imitima yacu muri bino bihe bigoye, muri bino bihe by'ibibazo. Ni amagambo ahirwa, ni umuntu uhirwa ufite ayo magambo meza. Kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Kandi amategeko yiwe niyo yibwira ku manywa na nijoro. Imana yacu rero nishimwe kandi Imana yacu nihimbazwe. Ahubwo kugira ngo wibwire ibintu byinshi bitandukanye, ujye mu gahinda, ujye mu mubabaro, ahubwo hirwa n'amategeko y'Uwiteka, hirwa n'amategeko y'Umwami, hirwa kuko ari umukunzi mwiza, ari ni Imana y'amahoro kandi Imana igira neza bugacya bukira. Reka tugusengere Imana izigushyigikire. Turashimira abantu badukurikiye. Impamvu twakwakiriye uyu munsi, dufite channel nshya, turi kwakira abantu b'Imana, ariko umugambi wacu nuko abantu benshi bakira agakiza. Bizaza gahoro gahoro. Nimba wabonye wagidukurikira, ushaka kanda subscribe. Turi kumwe, sengera abantu bazayizaho n'abandi bose bazayikoreraho. Imana izadushyigikire.
Mana data wa twese mwiza, ijambo ryagira tubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo kandi nishare n'abakobanyi, ngahubwo hahirwa amategeko y'Uwiteka. Haleluya. Nguwo ngo niwo yibwira ku manywa na nijoro. Mwami mukunzi mwiza, dusengeye buri muntu wese watandukiriye, buri muntu wese wagiye mu byangwa n'amaso y'Imana. Mwami Imana turamusengere, kumugirire neza, reka ubarengere, reka ubatabare. Buri muntu wese udukurikiranye, buri muntu wese urimo kumva ubutumwa bwiza, reka umwongere izindi mbaraga, reka umuhe imbaraga zo kwizera, reka umuhe imbaraga zo gukomera, reka umurinde gutendebuka, reka umurinde kujya kure y'ubwiza bwawe. Mwami Imana umukomereze amaboko kandi umurinde muri byose. Amen.